Igitondo cyiza nanone kuri mwese mudukurikiye muri iki gitondo cy'umugisha, igitondo cyo kumva ubutumwa bwiza, igitondo cyo gusoma ijambo ry'Imana. Turabashimira cyane uburyo ki mukunda ijambo ry'Imana. Turabashimira mwebwe mufata iminota mikeya buri munsi hamwe natwe mugasoma ijambo ry'Imana, mukagendera muri ryo muri uwo munsi, mugakomeza muri meditawo. Umwami wacu Yesu Kristo abagirire neza, abahe umugisha. Ni umuco mwiza, ni intego nziza yo gusoma ijambo ry'Imana buri gitondo. Yesu Kristo akomeze kubakirisha ubugwaneza n'urukundo rwe, kandi bibagote, bibashorere, bizabageze no mu bugingo bw'iteka. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko mbere yo gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tubane dusenge. Mwami Yesu, turagushima cyane ko uri umwami wacu kandi dukunda. Turakunezerewe cyane muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye. Turakunezerewe kuko uduhaye andi mahirwe yo gusoma ijambo ryawe no kuganira nawe. Ngwino ubane natwe, ngwino tumurikire, ngwino tugirire neza, twumve ijambo ryawe, twumve icyo ushaka kutubwira, dusabane nawe, tuvugane nawe, twigishwe nawe, ducyahwe nawe, dukomezwe nawe. Ngwino ubane natwe rero muri iri jambo, kandi twumve ijwi ryawe. Buri wese uzakurikira kino kiganiro yumva ijwi ryawe, buri wese ugutega amatwi mu ijambo ryawe yumva uvugana nawe, buri wese yumve imirindi yo gutabarwa iza imusanga, buri wese yumve guhumurizwa kuza kumusanga, buri wese yumve ashyigikiwe nawe kandi atewe ishema no kujyana nawe uko bukeye n'uko bwije. Ngwino tugire neza rero, kandi tuguhaye karibu muri iri jambo kugira ngo uganirize imitima yacu. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabe twizeye, amen, amen. Igitondo cyiza kuri mwese abakunda ijambo ry'Imana, tubaye ikaze cyane kandi twishimiye gukorana namwe umurimo w'Imana. Uko mubikora, Imana ibashoboje mu mbaraga cyangwa mu ntege nke zanyu, byose birashima kandi Kristo abahe umugisha mwinshi. Uyu munsi turasoma muri Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice bya 30, umurongo waho wa 15, avuga kugarukira Imana niko kudukiza. Kugarukira Imana niko kudukiza. Haleluya. Uwiteka Imana uwera wa Isiraheli yavuze ati, nimugaruka mugatuza muzakizwa, mwituze no mu byiringiro nimo muzahererwa imbaraga. Ariko mwaranze, ahubwo muravuga muti oya, kuko tuziruka ku mafarashi. Ni koko, ariko muzaba muhunze, kandi muti tuzagendera ku y'imbaraga. Ni koko, n'abazabakurikira nabo bazaba abanyembaraga. Abantu 1000 bazirukanwa n'umuntu umwe ubakangisha. Abantu 5 nibabakangisha muzahunga, kugeza ubwo muzasigara mumeze nk'igiti kirekire gishinze mu mpinga y'umusozi, cyangwa ibendera rishinzwe ku gasozi. Aya ni amagambo nifuza ko dusoma muri iki gitondo. Ni amagambo asa nkaho aburira abantu, ababwira ngo Kristo arahari, Kristo ari bugufi bwanyu, Uwiteka yiteguye kubagirira neza no kubatabara, Uwiteka yiteguye kubafasha no kubakomeza, Uwiteka yiteguye kubabera ingabo ibakingira muri byose, Uwiteka yiteguye kubazana mu rugo rwe, akabagaburira, akabaha ibyo mukeneye byose. Ariko akongera akavuga ati, abantu banjye ntabwo babishimye, abantu banjye ntabwo babishimye, ahubwo bashimye gukoresha imbaraga zabo, bashimye gukoresha imbaraga zabo. Bisa nk'ijambo twavugaga ejo, tuvuga ngo Imana niyo mugenga wacu, Imana niyo mushorera wacu, Imana niyo dukwiye kwiringira. Ntabwo dukwiye kureba ibyo hirya n'ibyo hino, dukwiye gukomezwa n'uko twakurikiye Kristo, dukwiye gukomezwa n'uko ari we waduhamagaye, dukwiye gukomezwa nabyo, kandi bikatubera inkomezi ikomeye cyane, tukaba proud yabyo. Ntiturebe cyane ku by'abandi bageraho buri munsi, ntiturebe cyane ku nzira abandi banyuramo buri munsi, kuko ntabwo dufite assurance cyangwa se dufite surete y'uko inzira banyuramo ari Imana ibanyuzamo. Icyo tucyumvikaneho cyane. Inzira, ntabwo twizeye ko inzira banyuramo kugira ngo bagere kuri achievement y'ibyo bageraho bya buri munsi ariyo nzira Imana ibategeka kunyuramo buri munsi. Niba ari ibyo tutabizi, udafite assurance yabyo, dukwiye kwishimira inzira Kristo arimo atunyuzamo, dukwiye kwishimira amasomo y'ubuzima Kristo arimo atunyuzamo. Ahari uyu munsi wa none, amasomo tunyuramo niyo azadushoboza kuvuga ubutumwa, tukumva dushikamye, dufite ibyiringiro, dufite ubuhamya, dufite gukomera, kuko Kristo ari kumwe natwe, ko Kristo ari we mutabazi wacu, ko Kristo ari we byiringiro byacu bitadukoza isoni. Kristo rero atubera ingabo idukingira,
Kristo atubera ibyiringiro bikomeye cyane bituma tubasha gukomera, ndetse no ku munsi mubi tugakomeza dufite ibyiringiro by'uko Kristo atubereye maso, Kristo akubereye maso, ko Kristo yitegura kugutabara, kandi mu ituze no mu byiringiro harimo ibisubizo. Umwami wacu Yesu Kristo ahabwe ikuzo iminsi yose. Impamvu ijambo ry'Imana dusoma muri iki gitondo rivuga ngo Uwiteka Imana uwera wa Isirayeli yavuze ati nimugaruka mugatuza muzakizwa. Hari igihe tuhura n'ibibazo kubera ko turajagaraye, turi muri stress, turimo turiruka ku bintu byinshi, turiruka tutazi n'ibyo twirukaho ibyo ari byo. Turashaka gukurikira ibyo n'ab'isi bakurikira, bubi na bwiza turabishakisha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo tubigereho. Nibyo dushakisha. Iyo stress tugendana nayo, iyo stress igendana natwe, iyo stress ikomeza idukurikira buri munsi ku wundi. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira muri iki gitondo ngo nimugaruka mugatuza muzakizwa. Hallelujah. Nimugaruka mugatuza. There is a time when you need to pause and stop and remain silent. Aho ngaho ukaba aribwo ubona agakiza k'Imana. Mwituze. Impamvu ijambo ry'Imana tubwira muri iki gitondo ngo mwituze no mu byiringiro nibwo muzaherwa imbaraga. Mwituze no mu byiringiro niho muzahererwa imbaraga. Mwituze no mu byiringiro niho harimo ibisubizo. Hari umuhanzi wigeze aririmba mu magambo avuga ngo mwituze no mu byiringiro niho harimo ibisubizo. Mwituze no mu byiringiro niho harimo imbaraga. Hallelujah. Ndagira nkubwire ngo nawe mwituze no mu byiringiro niho hakubereye imbaraga. Ushobora kuba urimo wiruka mu bintu byinshi, kuko rimwe ntabwo biri gukunda. Ngewe bijya bimbaho inshuro nyinshi, nkaturanga ibintu byinshi icyarimwe, nkabona rimwe ntabwo biri gukunda, ntabwo birimo kugenda ku muvuduko nifuza. Rimwe nkasanga nataye na focus, nkasanga ntabwo ndimo nkora neza umurimo ahubwo ngomba kuba ndi gukora, kubera ko attention yanjye yagiye ku bindi bintu ndimo nkurikira. Ariko mwituze ibintu byose, everything comes together. Buri kintu cyose kiza kijya mu mwanya wacyo, hanyuma aho ngaho ukaba aribwo ubona amahoro y'umutima, ukaba aribwo ubona assurance n'ibyiringiro bituma ubasha gukomeza urugendo rwawe. Mwene data, ndagira nkubwire ngo muri iki gitondo, muri uyu munsi, muri ibi bihe urimo, wongere gutekereza ngo mwituze no mu byiringiro niho harimo ibisubizo. Mwituze no mu byiringiro niho harimo imbaraga. Mwituze no mu byiringiro niho harimo gukomezwa. Mwituze no mu byiringiro niho harimo ubushobozi bwose dukeneye kugira ngo tugere ku ndoto zacu, kugira ngo tugere kuri mission no kuri vision y'iby'Imana dutegura gukora byose muri Kristo Yesu. Ndagira ngo ukomeze ubwire ngo witurize. Don't continue to shout. Don't continue to talk a lot. Don't continue. Mwituze mu byiringiro niho harimo imbaraga. We kwirirwa uvuga cyane ibyawe bishobora kuba bitarimo bigenda neza. We utuze. Mwituze no mu byiringiro niho harimo ibisubizo. Umwami wacu Yesu Kristo atugiriye neza. Mwituze no mu byiringiro niho Kristo yifuza kugusanga agakora mu gihe cy'ituze. Nibwira ko uriya muntu wari urwaye ari ku kidendezi, amaze igihe kinini cyane aryamye ari ku kidendezi, umarayika yarazaga akajya muri icyo kidendezi, hanyuma abituyemo bwa mbere bagakira, bakabona igitangaza. Nibwira ko uwo murwayi yamaze igihe, bavuga ngo imyaka 38 ari kuri icyo kidendezi aryamye ategereje imbaraga z'Imana. Nibwira ko yageze aho akiyakira, batireka niryamira iruhande rw'ikidendezi, reka niryamira iruhande rw'ikidendezi, ahari nanjye hari igihe kizagera mu buryo ntazi, mu buryo ntasobanukiwe, nanjye nkabona unjugunya mu kidendezi. Muri iryo tuze, no muri uko kwiha amahoro, no muri uko gutuza muri we ntajagarare, bati ntabwo mfite unuramo, ntabwo mfite ushyira mu kidendezi, niho Kristo yamusanze. Kristo amusanga aho ngaho, amugirira neza. Kristo amusanga aho ngaho, aramukiza. Kristo amusanga aho ngaho, amubwira ati mwana wanjye, uyu munsi urabona kugirirwa neza n'Imana. Amubwira ati ibyukire mwana wanjye, ibyukire. Stand up, rise up, stand up. Haguruka wikorere uburiri bwawe witahe. As simple as that. Ntabwo byasabye ko yidumbaguza nk'uko abandi bidumbaguzaga, ahubwo ijambo ryaje mu gihe cy'ituze, ijambo ryaje mu gihe yari yiryamiye, hanyuma Kristo aramubwira ati mwana wanjye, haguruka wikorere uburiri bwawe witahe. Hari igihe nawe ari Imana ishaka kubimusoba none, shaka gutuza. Stop every other thing you have been trying. Uhagarike. Stop. Uhagarike, hanyuma ubone igitangaza cyawe uyu munsi wa none.
ubone umugisha wawe uyu munsi wa none, ubone ibindi byiringiro uyu munsi wa none, ubone izindi mbaraga uyu munsi wa none. Kristo akugiriye neza. Ijambo ry'Imana tubwira ngo yewe usinziriye we kanguka, Kristo abone uko akumurikira. Kanguka, va muri ibyo ngibyo urimo ugerageza, wongere ukanguke, wongere ugarure ubwenge, maze Kristo abone uko akugira neza, maze Kristo abone uko agukomeza amaboko. Kuko hari igihe tuba tujagaraye, usa nk'abantu barimo gukora ibintu tutazi, usa nk'abasinziriye bahunikiye batazi ibyo barimo, turimo tujya aho tutazi. Ariko uyu munsi ni igihe cyo gukanguka, kuvuga uti ndakugarukiye mwami, ndakugarukiye kandi ngiye gutuza, kugira ngo muri uko gutuza ariho ibisubizo byanjye bituruka. Haleluya! Muri uko gutuza haba ariho haturuka imbaraga zikomeye zibasha kunshoboza gukora umurimo wampamagariye gukora. Amaze igihe batraya, amaze igihe basenga, mutuze, mwituze no mu byiringiro niho harimo imbaraga. Haleluya! Mwituze no mu byiringiro niho harimo imbaraga. Mwituze no mu byiringiro niho hari imbaraga zawe. Mwituze no mu byiringiro niho harimo haza gukiza uburwayi. Mwituze no mu byiringiro niho haza gushoboza kubona amafaranga yo kuraniga business yawe. Mwituze no mu byiringiro niho haza gutuma promosiyo umaze iminsi usengera uyibona mu izina rya Yesu Kristo. Mwituze no mu byiringiro niho haza gushyitsa ku rundi rwego umaze igihe utegereje ariko utarageraho. Mwituze no mu byiringiro niho harimo imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo. Wakira ino jambo rikuremere ibyiringiro bidasanzwe kandi rikuremere icyo umaze igihe usengera mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Mwami mwiza, turagushima cyane, turagushima ko uri umwami wacu kandi dukunda. Turagushima ko ijambo ryawe iyo twuzuye imitima tubasha kurisingira, tugasingira ubumana bwawe, tugasingira ijwi ryawe, tugasingira abandi magambo y'ibyiringiro bidasanzwe. Data, muri iki gitondo twongeye kwakira ko mwituze no mu byiringiro ariho hari imbaraga zacu. Data, uduhe gutuza kugira ngo dusingire izo mbaraga udusezeranye. Uturinde kwirwanirira, uturinde kujya mu byacu, uturinde gukora ibyacu tunyuze mu mbaraga zacu, ahubwo uduhe gutuza kandi uduhe ukwizera rwose ko ari wowe ubasha kurema ikintu kandi icyo uremye ukagikomeza. Gendana natwe uyu munsi wose, uduhe imbaraga zo gukomeza kujyana nawe, uduhe imbaraga zo guhamya, uduhe umunezero umunsi dukeneye. Turinde icyatuma tuvuga nabi, turinde icyatuma Data wa twese tudaguhesha icyubahiro mu byo dukora, mu byo tuvuga. Ubu n'amahoro utanga bikomeze gutwarira muri twebwe, mu izina rikomeye, izina rya Yesu Kristo tusabe twizeye. Amen, amen, amen. Mwituze no mu byiringiro niho harimo imbaraga. Yesaya ibice 30 umurongo waho wa 15 niho twasomye uyu munsi. Mwituze no mu byiringiro niho hari imbaraga. Kristo akugira neza, aguha umugisha uyu munsi. Abantu bashobora gukora subscribe kugira ngo ubone ubutumwa bwiza dutambutsa buri munsi, cyangwa se ugakora share, ugakora comment uko ubishoboye, kugira ngo turusheho gusangira nawe ubutumwa bwiza. Ugendane n'Imana. Bye bye.